Ya twongeye kubasuhuza bakunzi bacu, nanone twongeye kugira ngo tuze tuganire namwe ku makuru menshi atandukanye, ariko ndagira ngo uyu munsi tuganire ku n'abasitari navuga ngo baherutse kutuvamo, ariko turavuga kuri Yanga, hanyuma ejo tuzavuge no kuri Buravani. Bakunzi bacu rero turimo turibaza, ese ngira ngo mumaze iminsi mwumva amakuru menshi ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu munsi ndagira ngo noneho twibaze nkatwe abasigaye. Yanga ni umusobanuzi navuga ko wazamuye benshi, ndetse n'abasobanura ubu ngubu bagiye bamwireferaho kubera uburyo yasobanuraga, ndetse aza kuza kubivamo abisigamo benshi, harimo na murumuna we Junior, harimo murumuna we Junior ndetse na Sankara, aza kubibasigamo. Bivugwa ko Yanga akibivamo nibwo yaje kurwara kanseri, hanyuma ajya South Africa, hanyuma aza kubonekerwa, cyangwa se Imana iza kumuvugisha, aza kubonekerwa n'umupasiteri wo muri Uganda, ajyayo, hanyuma umupasiteri aza kumukoraho arakira, kuko twizera ko Imana ibaho kandi twizera imbaraga z'Imana. Yanga bivuga ko yaje gusubira kwa muganga, baramupima kanseri barayibura. Kuva ubwo Yanga yaje kugenda akizwa, navuga ko ubu ngubu atuvuyemo, yarakijijwe, atuvuyemo. Yanga ari n'umuvugabutumwa ukomeye cyane, ngira ngo mwajyaga mubona ibiganiro bye yajyaga akora ku Isimbi, kuri TV zitandukanye, ku YouTube channels zitandukanye hano mu Rwanda. Ibiganiro byinshi Yanga yagiye akora, yagendaga ashiramo Imana cyane, avuga ubutumwa bw'Imana, atanga ubuhamya uburyo Imana yamukijije. Ariko mu minsi ishize, ngira ngo ni kuwa mbere, kuwa kabiri, I think kuwa gatatu, nibwo inkuru yaje kugera ku bakunzi ba Yanga, ku bakunzi ba filimi nyarwanda, ku bakunzi bagasobanuye ko Yanga ashobora kuba yitabye Imana. Benshi ntabwo babyumvishe, benshi ntabwo bahise babyumva, kuko mu masaha make cyane ni nabwo hari hatangajwe inkuru y'incamugongo ko umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda nawe yari amaze kuva mu mwuka, apfiriye mu Buhindi, Buravani. Mu by'ukuri uwo munsi wo kuwa gatatu, ni umunsi wabereye abantu nabi. Nanjye ubwanjye nacitse intege, numva ndababaye, kuko Yanga namukurikiranye kera cyane, ndetse na Buravani, ngira ngo nawe ejo tuzamuvugaho, tugaruke ku bigwi bya Buravani, ibikombe yagiye atwara, agahesha u Rwanda akazamura idarapo y'u Rwanda. Turi buze nawe kumuvugaho ejo, ariko ubu reka tuvuge kuri Yanga. Uyu Yanga mu by'ukuri yamenyekanye cyane ubwo navuga ko Yanga yari umu artist, burya umuntu wicara agahimba ikintu kigafata, kigatradinga ahantu hose. Mbibutse ko icyo gihe ntabwo byari byoroshye, kuko hari hataraza social media,
navuga ko hari hataraza social media, hari hataraza YouTube. Okay, YouTube birashobora kuba yari yaraje ariko yakoreshwaga n'abantu bake. Hari Facebook nayo yakoreshwaga n'abantu bake, bitandukanye n'ubu ngubu ko umuntu asigaye akora akantu gato akagatrendinga mu gihe gito, ariko kera siko byari bimeze. Icyo gihe abasobanuzi bakoreshaga amanyeto bitari byoroshye. Rimwe na rimwe ko twajyaga kureba film ugasanga harimo scratch, ugasanga biri gufata. Yanga ndagira ngo nkubwire ko ari umusobanuzi wubatse izina hano muri iki gihugu, ku buryo ari we wenyine muri iki gihugu wajyaga kureba filime haba hatanzweho ngo isobanuwe na Yanga, abantu bagasohoka. Mbibutse ko icyo gihe hari abasobanuzi benshi, hari ba Mike mukuru we, hari ba Didier, hari ba Yakuza, hari n'abandi benshi, ariko icyo gihe Yanga ndakubwiye ko yari akunzwe cyane ku buryo filime iyo yabaga idasobanuwe nawe byabaga bigoye kugira ngo abantu bayibone. Ndavuga mu masare berekaniragamo imipira. So rero uyu Yanga yagiye azana amaterme cyangwa se amagambo ayahimba ngo kabutura, ahimba amazina yagiye amenyekanisha uduce tw'ahantu, za Nyakariro yagiye amenyekanisha uduce tw'ahantu. Navuga ko uyu mugabo mu by'ukuri igihugu muri rusange duhombye umuntu ukomeye cyane. Ejo bundi nabonaga abantu benshi bavuga ati ariko hakwiriye kubaho uburyo twasigasira amateka y'aba bantu kugira ngo batazibagirana. Aba bantu nk'aba ngaba mu by'ukuri twe dukwiriye, abantu bagiriye sosiyete umumaro, twe dukwiriye kugira ahantu ibihangano bagiye basora byose tukajya tubisanga ahantu. Uyu Yanga rero, mu by'ukuri inkuru imaze kumenyekana ko yitabye Imana, abantu benshi bacitse intege, abasitari benshi bacitse intege, kuko mu by'ukuri urubyiruko ruke rutarebye filime ya Yanga kandi baranezerwaga. nkanjye ndakubwiye ko nakundaga filime za Yanga cyane. Kubera iki? Yanga iyo wabaga uri kureba filime ye si kwigiramo gusa. Yanga hari n'ukuntu yafataga amagambo mu Kinyarwanda akayashyira mu Cyongereza, ukaba wamenya amagambo ukayamenya mu rurimi rw'Icyongereza. Ikindi, Yanga yaruhuraga mu mutwe. Yanga ndagira ngo nkubwire ko abenshi barebaga filime ze bavaga muri sale basetse. So rero uyu Yanga mu by'ukuri Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira, ariko nanone dukomeze dufata mu mugongo umuryango w'uyu Yanga, tunaba hafi Junior Sankara n'abandi mu muryango we, dukomeze bafate mu mugongo. So rero mu by'ukuri ni ibintu navuga ko bibabaje. Murumva ko aba bantu bakoze, Yanga yakoze igikorwa cyiza. Ahubwo ubu ngubu umuntu yakwibaza, ese twe dusigaye ubu tuvugana, Yanga turimo turamwibuka ku bikorwa yakoze, turimo turavuga ati Yanga yaradusekeje, Yanga yaturuye mu mutwe, Yanga yakoze ibi, ariko noneho twe turi kwibaza, twe dusigaye twakagombye natwe kuba twakwicara tuzi ko isa n'isaha nta muntu uzi umunsi n'igihe isa n'isaha umuntu yapfa. Ahubwo icy'ingenzi, ese uramutse upfuye waba usize iki? Uramutse upfuye twakwibukira kuki? Urubyiruko rwose icyo kintu mujye mugitekereza, kuko Yanga mu by'ukuri navuga ko yitabye Imana akijijwe. Mu bintu byose dukora
ibyo tubamo byose tujye tumenya ko ubuzima bufite iherezo mu byo dukora byose. Ubuzima bufite iherezo, ahubwo ikintu tugomba kugira igihugu cyazakwibukira kuki umuryango wawe. Hari benshi usanga ndetse n'umuryango bavukamo nta kintu na kimwe bashobora kubibukiraho. Yanga ashoje ikivi cye, sibyo? Kugeza ubu ngubu turimo turarira, turimo turababara, dufite agahinda kenshi kubera ko twamukundaga, ariko nanone we hari ibyo asize. Aho turi twe hose, icyo dutekereza cyose, ibyo dukora byose, twibuke ko ubuzima bufite iherezo. Ariko nanone icy'ingenzi ushobora kwibaza, se nubwo ubuzima bufite iherezo, niki njye ndimo ndakora kugira ngo byibuze umuryango wanjye cyangwa se igihugu cyanjye kizanyibukiraho? Guys, mutekereze kabiri kuko ubuzima byanze bikunze ntabwo tuzabaho, ntabwo tuzatura nk'umusozi, oya, tuzava kuri iyi si. Ariko icy'ingenzi, njye nkunda kumva abasukuti nibo bakunda kuvuga ngo ugomba gukora uko ushoboye kose iyi si ukazayisiga kurusha uko wayisanze. Yes, ukayisiga kurusha uko wayisanze guys. So rero uwo Yanga mu by'ukuri yakoze ibintu byinshi, ari nayo mpamvu nibutsaga abakunzi bacu kugira ngo bumve ko bakomeze bafate mu mugongo uyu muryango, nanone nabo bakomeze bitekerezeho. Reka nsoreze ahangaha. Ejo turaza kugaruka nanone kuri Buravan, nawe tugaruke ku mateka ye, nawe turebe ibyo yagiye akora, hanyuma nawe hari byinshi yagiye akora, byinshi cyane, haba ibifitiye igihugu akamaro ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Nawe tuzagaruka ku byo yagiye akora, turebe ese adusigiye iki byatwigisha mu gihe twe tukiriho. So rero guys, navuga ko uyu ni umwanya wo kwitekerezaho. Twiriwe mu kabari tunywa inzoga, dusinda, tukirirwa dukora ibintu bibi. Guys, ndagira ngo mbabwire ko nta hantu byazatugeza, ahubwo twakagombye gufakasinga ese dukora iki kugira ngo iyi si tuyisige neza. So ngaho rero kumwe na Jay na Hejo.